ni inkuru itari nziza habe na gato ku bantu bakunda Muyango ndetse na Kimenyi Yves, ndetse akaba ni inkuru itari nziza ku bantu bazwi ko baba bafite amakupure bakundana cyangwa se abantu nyine bari mu rukundo. Ntago ibintu ari byiza cyane, ntago ari urugero rwiza cyane. Nyuma y'uko rero haje kuba bagira gutya babana nk'igihe gitoya batabana nk'umugore n'umugabo ubwo mu mwaka wa 2024 baza kubasezerana. Nyine murabyibuka ko Muyango ndetse na Kimenyi Yves bazi kubagira gutya barasezerana uburyo bwemewe n'amategeko. Mwese murabyibuka ko zari muri couple zari zikunzwe hano mu Rwanda. Nyuma y'igihe gitoya rero baje kuba bagira gutya borongera baratandukana, ndetse umwe atangira kuba yagenda aba ukwe. Nyuma ntabwo navuga ko ari imyaka myinshi cyane, ubwo buri wese yatangira kuba yagenda aba ukwe nyuma batandukana nk'umugore n'umugabo nyine ariko butari uburyo bwemewe n'amategeko. Baje ko batandukana. Ubundi uno Kimenyi Yves muramuzi cyane mu bintu byerekeye no gukina football, ko ari umwe mu banyezamu hano mu Rwanda bari bazwiho kuba basama ndetse bakine n'ikipe y'igihugu y'Amavubi. Nyine murabizi cyane ko Kimenyi Yves ari ku rwego rwo hejuru, yakiniye amakipe agiye atandukanye nka Royal Sport, APR FC ndetse n'andi nka Kiyovu. Byaje kuba ngombwa rero ko bahuza n'uno mukobwa, ndetse nawe yaje kuba yakwitabira Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Nyine Muyango muramugibuka cyane ko nawe hari umwe mu bantu baba Miss baje ko baturendinga hano mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Rero nyuma y'igihe bari bamaze bakundana byaje kuba ngombwa ko basezerana ivangamutungo. Abamwe mu makupure yaje kuba agenda akundwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse agenda amenyekana ku rwego rwo hejuru, dore ko iminsi ya Severanta tabasigaga rwose ko yari umwe mu makupure yari akunzwe ku rwego rushambaye ndetse rukomeye cyane. Kuri uno munsi wa none rero byaje kuba ngombwa ko umwe muri bo aza kuba yajya imbere y'amategeko asaba divorce cyangwa se gatanya, nkuko namaze kuba nabikubwira, aho batangiye bagira gutya nyine babana nk'uburyo ki wese yaje kuba yagenda aba ukwe, ndetse Kimenyi akaba ukwe, ndetse n'umugabo we akaba ukwe nyine we Muyango. Mwiza kuba byatera benshi kuba bagenda bakora inkuru nyinshi zitandukanye kuri no kupura yawo. Nyuma byaje kuba ngombwa ko bise Muyango rero ari we waje kuba yagira gutya abasha kuba yajyana ikirego mu rukiko cyo kuba bakora divorce ndetse n'umugabo we Kimenyi. Tugiye kuba twaza turebere ibyabereye muri runo rukiko, byaranze runo rukiko nyine byose hamwe tuze tubisesengure. Wenda kuyusaba ko wakora subscribe muri mucyo ku numero wacu wa Yves Entertainment, aho njye muri kumva Mr. Yves. Nuko natangiye mbikubwira, ubundi wabise Muyango niwe waje kuba yagiye kujya ngo abanze kuba yatanga ikirago cyuko yaba yakora divorce cyangwa se gatanya hamwe n'umugabo we nyine Kimenyi Yves. Biza kurangira nawe rero Kimenyi Yves aje kuba yakwitabira, ndetse aho baje ko bagenda ndetse bahura mu cyumba, dore ko Yves navuga ko batigeze banatindamo ngo babe bamaramwe igihe kinini nyine mu gihe cyo gusaba divorce. Ikindi cyatangaje abantu benshi nuko uwo bise Kimenyi Yves yaje kuba yazana taxi cyangwa se nta modokari yajemo yiwe, nyine yaje kuba yazana taxi. Ariko igitanga nanone nuko uwo bise Muyango yaje kuba yaza mu modokari yiwe ihenze ku rwego rwo hejuru, ndetse haherutse kuba yagura, ndakeka ino nkuru twarayikoze yuko Muyango yaje kuba yagura imodokari yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga. Niyo yaje kuba yayizaho, ndetse iriho na plaque y'izina ryiwe yanditseho nyine Muyango. Iyo modokari ko ari mu bwoko bwa Benz Mercedes, dore ko ari zimwe mu modokari zihenze hano ku isi, ndetse no hano mu Rwanda akaba ari zimwe mu modokari zigezwe ku rwego rwo hejuru, dore ko ayiguza akayabo k'amafaranga menshi cyane. Ndaza kuba naba yabwira duko agana. Ikindi Muyango akaba afite imodokari yindi iri mu bwoko bwa Range Rover. Numva ko ari ibintu bitangaje cyane kuba umugabo we nyine Kimenyi Yves nta modokari nimwe afite, akaba we yaje na taxi. Urumva ko ari ibintu bitangaje cyane ku rwego rwo hejuru. Igitangaje nanone nuko bose nkuko bari bahuriye aho ngaho mu kirego nyine bari baje kuba basaba divorce, bose bari babyishimiye, ndetse bameze nk'ababyumvikanyeho neza ko bose bakeneye divorce cyangwa se gatanya. Nyine ibintu byaje kuba byagenda bitungura benshi mu buryo bugiye butandukanye. Mu buryo bwo kugabana imitungo nanone ni kimwe mu bintu byaje kuba byatungura benshi, nyuma yuko Kimenyi Yves yari yiteze ko wenda izo modokari zishobora kuba zibaruye nyine kuri Muyango nkuko bari barasezeranye ivangamutungo. Urumva ko ivangamutungo ubundi n'uburyo cyo umuntu abantu basezerana ari babiri, buri wese umutungo akawuzana akawuvanga na mugenzi we, nyine ku buryo ki niba akora gatanya cyangwa se divorce buri wese ashobora kuzaba yaba agira icyo atwara kimwe cya kabiri, ndetse agatwara kimwe cya kabiri. Muri make bakaba bagabana umutungo baba barashakanye ndetse n'uwo bazananye. Ibyo bita gusezerana ivangamutungo risesuye, dore ko ari imwe mu bintu bigenda biteza impaka nyinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abantu benshi bagiye bafite imitungo igiye itandukanye. Umwe agasanga afite imitungo myinshi, undi nawe agafite imitungo mikeya, ariko bajya gutandukana bakavuga ngo buri wese aratwara kimwe cya kabiri, undi atware kimwe cya kabiri. Ibyo bikakomeza kuba byateza impaka. Nuko rero uwo bise Muyango yarabimenye kera ko bino bintu bishobora kuzaba cyangwa se
bazakora Gatanya n'umugabo we nyine. Zino modoka rero baje gusanga atari we zibaruyeho, dore ko mu busesenguzi cyangwa se mu bwanarizi bwagiye bukorwa n'abandi bagiye batandukanye babashije kuba bakwegera abantu baje kuba bagaragaza ko zino modoka rero yazigiye zibaruza ku bana be, ku mwana wiwe w'umuhungu, akaba ari we zibaruyeho. Kimenyi yves byaje kuba byamutungura cyane rwose, kuko naho ahantu yari yazi ko yiteze ko yashobora kuba yakura amafaranga menshi cyane, ndetse akaba yagira icyo agira akura kuri Muyango, ariko byaje kurangira izo modokari zose yaramenye ubwenge nyine. Muyango yaramenye ubwenge azibaruza ku wundi ari wo mwana wiwe nyine, ndetse biramutungura cyane. Ikindi cyaje kuba cyatera uno mugore kuba yajya gusaba divorce nyuma y'igihe kirekire yaramaze atabana n'umugabo we yibanira n'umwana we, nuko yaje kuba yagira gutya abasha kuba yabona ku bintu byo kugumya yita ku mwana wenyine, ari we wenyine ubasha kuba kwita ku mwana, ibintu bya school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri byamugoraga cyane ku rwego rwo hejuru. Ahitamo kuba yajya gusaba Gatanya, ndetse umugabo nawe kuba yagira icyo atanga ku mwana kugira ngo abashe kuba yarera umwana wabo neza nyine, ikaba yagira school fees agenda ahabwa, cyangwa se buri wese akaba yagira ikintu agenda agenera umwana. Yabonaga biri kumugora cyane ku rwego rwo hejuru, bituma rero afata umwanzuro yuko ashobora kuba yakora Gatanya kugira ngo wenda umugabo nawe ajye agira icyo atanga, dore ko umwana wabo ari umwe mu bantu bazi ko baba igiga mu kigo gikomeye hano mu Rwanda cyitwa Green Hills. Ibi ni bimwe bigo biba bikomeye cyane ndetse byishyura amafaranga menshi ku rwego hejuru. Yabonye rero Muyango yaje kuba yabona ko ibintu atazabyishoboza wenyine byo kwishyura school fees, kwita ku bana ndetse ibindi bigiye bitandukanye. Yaje kuba yagira gutya ajya gusaba divorce, ikaba ariyo mpamvu yaje kuba yamutera nyine kujya mu mategeko muri ubwo buryo. Ariko urukiko rwaje kuba rwakwemeza yuko ntago bashobora kuba babaha Gatanya cyangwa se babakorera divorce bitarabanza byibuze ngo bambara imyaka 5, dore ko imyaka 5 rwose yari itarashira babanye cyangwa se barasezeranye, kuko divorce yemewe byibuze kuba umuntu wamaze imyaka 5 babana mu buryo bwemewe n'amategeko kuko barabasezeranyije. Ariko abangaba byonyine byari bimaze byibuze imyaka igera muri 2 yonyine, ubwo bivuze ngo babaye indi myaka igera muri 3 kugira ngo babongere babitekerezaho, ndetse kugira ngo bakongera bakagaruka bakaba Gatanya, dore ko ibintu byabo ari bimwe bintu byaje kuba byakwihuta cyane, cyangwa se umubano wabo ari umwe mu mibano itabashije kuba yatinda ku rwego rwo hejuru. Imyaka 2 ni mito yari cyane rwose ku bantu bari bamaze kuba basezerana. Baye ngukora uri bya Kimenyi Yves ndetse n'umugore wiwe Muyango. Rero ndagusaba kuba wakora subscribe kuno mu bacu n'ubutateni, ariko mbere ibyo byose nkwibutse ko hari indirimbo cyashye igiye kuba yasohoka ya yves inshallah. Ndagusaba kuba wazi kuba wayireba, dore ko ari zimwe mu ndirimbo ziza kuba zikunzwe muri ino misi ya none, muri ino meshi zikugenda zitrendinga ku rwego rwo hejuru, dore ko yamaze kuba yashyira hanze na audio. Naho njye muri kumva yves kora subscribe, wandika muri comment ndetse na like, dukomeze tubane.